none se ko wabibwiye mama wawe we abivugaho iki? we yaravuze ati nyine ngo ntabwo yari azi ko ngo uwo muntu yabikora ubwo nyine yabonaga ari ngo nyine atagira izo ngeso nyine avuga ati ngo yarahemutse cyane. Basaza bawe bo babivugaho iki? Nabo barabiregreta cyangwa nuko bavuga yuko bari abana ko byari bimeze gute? Yaravuze ati uwo muntu wabikoze bwa mbere yaravuze ati nyine ngo bwari ubwana simbizi. N'uwa kabiri se bwari ubwana? Simbizi byano ntabwo mbizi. Murumvikana? Ijambo urumva yari abavandimwe haba sinzi. Twumvikana nk'abavandimwe ako nyine ntabwo urabyibagirwa n'ibintu dushobora no kwibagirwa mu buzima. Mbabwira ibyo bintu ngewe ukuntu ndi kubyumva sibyo? Ni ukuvuga ngo ikintu cyamubayeho ibyamubayeho byakozwe n'abavandimwe hagati mu muryango no kubibaganiriza yabibaganirije nk'abavandimwe nka mama we n'iki babikemura nyine bagendeye ngo mu buvandimwe. Uri kubyumva? Babikemura biri aho ngaho babyoroheje. Tugusabye imbabazi byari ubwana, ariko nyamara ntago muri we yari abohotse. Urumva? Uvuga ati yenda uyu muntu ari yaza kuba ari nk'umuntu wundi atari ukuvuga ngo ni umuvandimwe we, ntabwo ntekereza ko icyo kintu byari bihitaho birangirira aho ngaho ako kanya mu rugo. Urumva? Ahubwo ko ibyo bintu byabaye nabonye bari kunsaba imbabazi nk'abatabishaka ariko just nabivuze. That's what I'm saying. Byabaye nyine babikemura kivandimwe nk'amakosa yandi yose asanzwe aba mu rugo. Nk'uko wabwira umuntu ngo wagicucuwe, amakosa yose asanzwe aba mu rugo y'abantu bavukana. Urumva? Noneho no mu kugikemura icyo kibazo bifatwa nk'aho ari ikosa risanzwe. Uri kubyumva? Ariyo mpamvu aka kanya wowe ntabwo nyine wigeze wakira izo mbabazi bagusabye. Urumva? Rero ikintu kiriho ni iki? Ukeneye kubabwiza ukuri ukabohoka ubwawe, kuko ntabwo ubwawe wabohotse. Uri kubyumva? Ukeneye kubabwiza ukuri wowe ibintu ugaturika. Uri kumva? Ukabwira ati ntabwo ndakira nyine bino bintu. Urumva? Kuko bo bagusabye izo mbabazi bumva ko byarangiye, kuko babifashe nk'icyaha gisanzwe gikorerwa mu rugo bisanzwe nyine by'abavandimwe. Uri kumva? Noneho nawe uragenda nyine ubana nabyo, wowe ubigumana muri wowe mu mutima. Nabo babifata nk'aho ubwo byarangiye, ariko wowe uri kuribwa muri aka kanya, niwe uri guhura n'izo ngaruka zose. Rero ikintu cya mbere numva ni ukubabohokera. Urumva? Kuko nabo muri aka kanya koko birashoboka ko babikoze ari abana, sibyo? Bibaho ugasanga wenda bari abana batangiye kugira gute, muri aka kanya nabo bakaba babiregreta, sibyo? Ariko kuko bumva ko mwabivuganyeho nk'aba sisters and brothers, bakumva ko byarangiye ibyo bintu utakibitekereza. Rero babohokera kubera ko still baracyari abavandimwe bawe nubwo ibyo bintu byabaye. Ngiye numva wababohokera mukica mukavuga ati rero ngewe ntago ndamera neza. Urumva? Kwera ibi bintu byabaye. I think hari ubundi buryo nabo bagufashamo kugira ngo ibyo bintu. Ikibazo ikintu tumvisha bihangana guca mu ijambo ntago bumvikana, nta nubwo bakorana bacana uwaka. Rero nimba batumvikana, uri kubyumva, niyegere mama we. Na mama we ntibumvikana se? Mama we bimeze nawe yabigizemo uruhare simbizi. Kubera ko wabonye ari nkaho nyine ari kuri kote yabo. Ariko ntabwo nanone umubyeyi yajya. Donc icyo kibazo bashatse kugikemura mu rugo bisanzwe. Uri kumva? Rero icyo nakugiraho inama, sanga ubwo ngubwo umuterapist, uri kumva, akuganirize. Uri kumva? Ikindi, wowe wikifungiranamo ibyo bintu muri wowe. Nimba usakuza, nimba ikintu
uba wumva wowe cyagukiza stress. Gusa nanone nabonye hano muri komentari abantu bari kukubwira ngo revenge, ngo wikorere revenge, ngo byagira gutya. Hari igihe sheri wanjye bitewe n'agahinda ushobora kubana nako muri ubu buzima, ibintu ushaka kukurenga ugashiduka, wabona nka musaza wawe wakoze nk'icyo kintu, wakoze nk'akantu gatoya, ashobora gukora nk'akantu gato, no kubera ibyo bintu ufite mu mutwe ugashiduka wakoze nka revenge, ukoze nk'ikintu kitabaho. Ikintu rero cyiza sheri wanjye, revenge nta kintu ikemura muri ubu buzima, nta n'ikintu kimwe, nta kintu revenge ikemura uretse ahubwo kongera ibibazo. Uri kumva? Bo baraguhemukiye, uri kumva, ariko habayemo revenge, bavuga ati kuki bitagenze gutya na gutya, kandi nyamara warabibaganirije, bo bafata nk'ikosa risanzwe. Urumva? Nawe ugasanga bigushyize mu zindi danger zirenze ikibazo urimo aka kanya. Urumva? Rero gerageza wowe ushaka umuterapist, uri kumva, umuganirize ibyo bintu, uri kumva. Ikindi kintu wumva wakora, ujye ukora ukumva urabohotse mu mutima wawe, uba ari cyo wihatira. Ikindi, irinda ahantu hatuje, ahantu ugenda ngo ujye ha wenyine, uhirinde pe. Ushaka ahantu hari abantu, ushake imikino runaka bajyamo, ushake hari amaklabu, sinzi aho ngaho burayi nimba baba amaklabu aba yenda nimba ari amatraditionel cyangwa bagira ibindi bintu bahuriramo by'ibikorwa runaka baba bakora, arono sibyo. Ushake donc ibintu ujyamo bikugira busy, sibyo. Njyewe nuko mbyumva, ugashaka umuterapist bazajya bahura ari muri therapy, ariko si ubuzima bwo hanze bizajya bimera, no kuvuga ngo azajya ajya muri therapy. Yes, hanyuma mumenye yuko afite n'ubundi buzima inyuma yo kujya, ntabwo azajya ahora ku muterapist 24 hours. Afite n'ubundi buzima, afite na famiye nawe, yenda akeneye mama we, akeneye n'ibiki byose. Kuba batanamwumva nabyo ni ikibazo. Exactly. Icyo nari kuvuga, hari ikintu murimo kwibagirwa. Uzi ko uyu mwana w'umukobwa she is now 17, sibyo? Bari abasaza be bari muri 22 niko avuze. Uzi n'umuryango, kandi nta kintu buriya gitandukanye umuryango. Uzi ko iki kintu cyamubayeho gishobora guholdinga grudge kugeza kuri ba ancestors, kugeza like kuri ba abana babo, bizakomeretsa n'umuryango n'abana bazabyara. Kuko uyu mwana w'umukobwa nta kuntu azatrustinga bari aba brother be naramuka nabyaye. Iki ni ikintu kizakomeza mu muryango, cyakomerekeje na nyina n'uyu mwana w'umukobwa atazabohoka ever in her life, kugira ngo ababarire bari abasaza be. Noneho byaratondagiye no mu muryango, n'abana bazabyara bose ubu ngubu barakomeretse, kandi bagize ikibazo cya trust. Nta trust izongera kugaruka mu muryango wabo. Ubu rero njyewe nababazaga, niyo mpamvu namubajije, nese urumva ukeneye ubutabera rero numva yagira. Abantu benshi mwaje hano muvuga ngo asenge, therapy mwayimuhaye, counseling mwayimuhaye, asenge, kuko nanjye ndabishyigikiye ibyo bintu. Ariko atarajya gusenga ngo we afate iya mbere ababarire nkuko mwe mwarimo kumubwira. Ese we yakwikorera iki? Yakwikorera iyihe treatment ishobora kumukiza iki gikomere kizamukurikirana mu muryango we n'abana be bazavuka? Njyewe rero ikintu nasabaga ko wakora, wa mwana w'umukobwa we muto ufite imyaka 17, good thing uri muri Amerika, genda ushaka aba professional, ubaganirize exactly nkuko watuganirije bino bintu. Ubabaze uti se mwebwe nk'ukuntu mwize, kandi ibi bintu ntabwo ari we bibayeho wenyine, umenye neza ko hari imiryango myinshi bibamo. Ese ibi bintu byabaye nk'iyi trauma bond iba yaje mu muryango igakikiza umuryango, mubikora gute? Je mwangira gute kugira ngo mfate iya mbere mbabarira? Hari ukuntu bashobora kugutegura kubabarira biruta twebwe tuguhita tukubwira ngo jya kureba Imana, jya gusenga, ubanze wowe ubabarire. Hari ikintu bashobora kukwigisha biturutse amashuri yabo kugira ngo ubone izo mbaraga zababarira.
izi mbaraga zababarira ugomba kuzaninga, wowe ugomba kubanza kuzishakisha through professionals, sibyo eme? Ngende ubwo washaka abantu bari professional, niba ari gushakirwa ubutabera ukabushakirwa, abo bantu nabo bakabahamagara bakabereka icyaha bakoze, bakagisabira imbabazi, ese bakamenya nabo ko bakoze icyaha, bakareka kugushyira mu kantu ko kwifungirana ngo bagushinze ko ari nawe wabigizemo uruhare. Wowe ahubwo bakaza mwese bakayicaza bakabakansoringa, bakababwira bati nubwo mwari muri abana, mwari mumurushije imyaka, you could go to jail, cyangwa se you could serve uyu mutima y'uyu muntu mwakomerekeje. Nabo bakamenya ko bakoze icyaha, icyo cyaha bamenya neza ko bakoze icyaha, nawe uwo munsi uzabohoka kuko ubona nabo bemera icyaha bakoze. Kandi noneho bagahora batekereza bati anytime tutamusabye imbabazi zivuye ku mutima, we could be jailed forever, tushobora kubiryozwa forever. Icyo kintu cyonyine nge ndabona aricyo kizagukiza, kubona nabo bemeye ko bafite uruhare rukomeye kuruta uko wowe wari urufite. First of all barakurutaga, nibo bari ba brother bawe, ba role models bawe, bakanababwira amategeko ko bashobora no kubihanwa, kuzabihanwa nako kuzabiryozwa imbere. Rero wabona wowe wabona iyo security wumva igushyigikiye ko nabo babiryozwa, icyo gihe uzakira. Nukira ku mutima wawe, sha ndakubwiye ko uzabababarira, ugahita ufata noneho ya counseling aba babyeyi bakubwiraga. Jewe that's how I think, kuko ubu right now ntabwo muri terms nziza. Ku mutima wawe urahora uvuga uti bankoreye ibintu bibi, ndabarakariye, ndumva umutima wanjye utarabohoka kugira ngo mbababarire. Nta n'ikibanza bafite nk'abavandimwe banjye at this moment, kubona ko bambera abavandimwe. Hariho umwijima between you. Yeah. Urumva iryo kosa nyine ry'uko bakemuye ikibazo as family nyine bakabigira bya bintu narindi kuvuga by'ikosa risanzwe. No hantu nyine uyu mwana atabonera ko babyandastandinze nk'ikosa. Yes. Kana we yabivuze, yabitubwiye ati ngewe ndumva mbabaye nkibabaye ku mutima. Rero Keza, to be honest, uyu mwana ikintu kugira ngo unatuze muri Amerika urimo ubu ngubu, watubwiye ngo ngerega nakumvize, watubwiye ngo ujya no mu ishuri ntabwo ufata, no mu kazi uzajyamo uzajya ugira icyo kibazo, uzajya uhora iyo trauma igufata. Njyewe ndi wowe umwanya wanjye nabona nashakisha counseling aba professionals, kandi noneho wamara gushaka aba professionals ukabaganirira, what can I do? Ndumva nyirakariye abavandimwe banjye. Abavandimwe bawe rero bazabahamagara, bazafungura idosiye yerekana ko icyo kintu ari icyaha. Ubu bana nande uri kumwe nande? Uri kureba mbana na mama wanjye, suri kureba kwa kundi utanakuza ibintu uri kuvuga byabakoraho n'ukuri. Thank you Keria. Yeah, uyu mwana mubanze mushyiremo, twese turababyeyi kandi twese turashaka ko yumvikana n'umuryango we, kandi rwose twamukansorinze tumubwira, kandi yabikurije nyine nuko yaje hana kumviriza n'ibiganiro twarimo ko ari Imana niyo ikora byose, Imana niyo mpamvu yabohotse akavuga. Iyo tutavuga bino bintu ntabwo aba yabohotse, ariko nawe yagiye kubohoka ari uko yumva yabanje mu Mana kugira ngo imuhe amahoro yo kubabarira umuryango. Iyo Mana itaraboneka, Igisetsa ariko ntabwo igise akanumvishe nabi yavuze. We yumvaga ko Imana itamubabarira kuko yumva ko yakoze icyaha cyo gusambana. Oya, atigeze yegera. Igisetsa ariko navuga akantu gatoya. Yego Gikundiro. First of all, Paul sana sheri wanjye, Imana ikwegeze somehow ushobora kumva uri comfortable, kuko twe dushobora kukubwira amagambo, yes it's good, tukakubwira amagambo n'abatherapist. Hari abantu bahura n'abatherapist ntibanagire n'ikintu bihindura, uretse ko ari byiza guhura nabo, ariko ikintu cya mbere nzi kidafailing, Imana ntabwo igifailing kuri iyi gahunda. Imana igihiringa imitima, reka nkubwize ukuri, igikiza umutima ku buryo n'inkovu yayo
utajya uyitekerezaho. Icyo cyo ni kimwe tutagomba gutekereza ko gifailinga, ntikijya gifailinga. Yakorera muri abo baterapi, yes, yakorera mu nama zose, ariko iyo yateyemo ikiganza cyayo ntabwo ujya usubira inyuma ukundi. Ibi biba amateka ufashisha abandi, ugatinyuka ukanakiza abandi bari kugwa muri iyi kesi. Ikindi cya kabiri nakubwira ni uko tutagomba kwirengagiza ibintu biri spiritual. Amateka y'abanyafurika menshi arimo ibi bintu by'imyuka iri behind tutareba, tutabona, byataka especially umuntu wese ufite nk'inyenyeri. Uzakunda kubona ahantu hose ahura n'ikintu kimera nk'igikomere kimusenyagura, iminsi yose yakibuka kumva aguye hasi. Ni ikikurimo kiri special Satani yavumbuye mbere yatinye, ashaka kwica no gutsikamira. Kandi uri intwari kuba warashoboye gusurvivinga. Let me tell you, hari umukobwa wahura n'ibyo bintu akiyahura cyangwa akajya mu biyobyabwenge, akaba ukundi kubi kurenza uko nguko, kuba ugishobora no kuba wanatobora ukavuga ijwi rigasohoka. Uri umwe mu bakobwa b'intwari, icyo ntuzakibagirwe. Uri umukobwa udasanzwe, uri special. So ntugomba kwirengagiza ko hari izindi imbaraga ziri inyuma zishaka kudestroyinga ubwiza bwawe bwo mu mutima, ushaka kusimya inyenyeri kuri mu ngo Satani akubwira ubusa, kandi yaravumbuye kuri umuntu ufite ikintu kirenze, arabizi ko urenze. Ikindi cya gatatu tutagomba kwirengagiza, uriya amaraso si amazi. Reka nkubwire ibi bintu, ikintu cyitwa amaraso, ntuzagire na rimwe umunsi uzabura tolerance ku maraso. Buriya amaraso ni ikintu kibi, ahantu Imana yahisemo kuvukira mu isi yose ni ahantu hakomeye, kandi nabo bashobora gutsindwa bakananirwa kugusaba imbabazi kubera ntibazi uburyo nabo bakoreshejwe n'izindi mbaraga, cyangwa se icyaha kiracyabakanga, kiracyabakubita, ntibabe open nk'uko ubyifuza bingana n'igikomere ufite. Ariko ndishuwa ko nabo batari comfortable ku kintu bagukoreye nk'umuvandimwe wabo. So ikintu ugomba kumenya mu bintu byose, mu burakari bwose, ntuzirengagiza amaraso. Amaraso ni ikintu kibi, kibi, ntuzakirengagize ngo umere nk'uwikunze. Umuntu w'intwari iminsi yose ntago ajya yireba wenyine gusa, ajya areba no ku zindi ngaruka zirenze umwe. Ushobora kuvuga ngo ugiye kuba open, wenda kuba wasaba ubundi bufasha nk'uko turi kubivuga, uburenze ubwo turi kubona, bigakurura ikindi kintu, sinzi mpamvu ndi gushaka, mfite nk'ubwo bigakurura ikindi kintu kirenze iki ngiki wowe washoboye guhandoringa, ugasanga noneho ugiye kugira ibindi bikomere birenze bibiri. Wananiwe kwibabarira, n'abandi bashyize mu bibazo, mama agiye mu bibazo, ugasanga ibintu byakwedutse. Kuko iyi kesi uko tuyivuga ntabwo ariko yoroshye. Yaramutse yageze mu butabera ntiyarenga no kuri mama, kuko yaracyari muto. Ndi muri Amerika nanjye, ni kesi nini. Umwana wese uri hasi imyaka 18 aba ari umwana. Yarenga ku bavandimwe igafata no kuri mama. Iyi yatwara imbaraga z'amafaranga, emosiyo zanyu zapfa kurutaho. Ese si mama we Nta kintu cyakira. Yes, ni mama we byamukoraho. we niwe bahera. Yes, ni ukuvuga ngo ikintu nakubwira sweetheart, ntiwirengagize imbaraga z'amaraso. Oyanjye ndakunda, ariko nyine waburamo ibyo. Kandi no kurakara ntazagira umuntu ukubwira ngo ntubyemerewe, ngo kubabara urabyemerewe, kurira urabyemerewe, kubitekerezaho urabyemerewe. Gusa ikintu nakubwira kimwe ukeneye kumanza wumva yuko ibyakubayeho ntabwo byaba biri kurwanya just uyu tureba gusa, ni icyo uzaba cyo kiri imbere byashakaga kwica. Ikindi cya kabiri, wenda nsoza ntatwara umwanya munini, ugomba kumenya neza yuko ubutwari ufite, ayo mateka yawe uciyemo, icyo kintu unyuzemo kimeze nk'ikizu cya wenyine kibishye, uzagikirisha abandi bantu banini cyane. Uri umuti w'isi, ntiwemere kwigirira nabi, ntiwemerere guheranwa n'icyo kintu. Ubwire umutima wawe ngo tugomba gukira. Buri umuntu ajya amanza yaganira n'umutima, akabwira ati wa mutima wawe, nubwo bitari gukunda, njye nawe tugomba gukira. Iyo umaze gutekereza ko umukeneye gukira, ushobora kwegera umuterapist cyangwa undi muntu wese ugufitiye imbabazi,
mukaganira. nkagenda nkamusanga nyine akanganiza nkamubwira ati iyi story yose so akanganiza. ariko wumvishe ko n'Imana nta kibazo mufitanye, nta n'ikibazo igufiteho na kimwe? Imana yo nta muntu yongirana n'ikibazo n'Imana, ariko sometimes nyine ndabitekereza. mbese uramutse kujya kureba umuterapiste mama wawe nta kibazo bizamutwara, nta kibazo, ntabwo azakwirukana mu rugo? oya mama wanjye dore ntabwo yabikora kuko mama wanjye nawe nyine njyewe mbona ni umubyeyi mwiza kubwo nyine kwemera akaturera turi abana bangahe, atatuzanira nk'umu step daddy urumva, nyine akemera akaturera. So ari nyine ni umubyeyi mwiza, njye mfata nk'umubyeyi mwiza, ntabwo ibyo ko ashaka kubaproteja mwese nyine akabura uko agira. Okay, so ndumva rero ni ukuri ushatse no kugira n'undi muntu muvugana ngenda hari pe nta ribi, ushatse kugira umuntu uganiriza wenda mwene wanyu w'umunyarwandakazi nta ribi ngenda hari. ahubwo simuzi ko ikinyarwanda kiroroha ku batuye mu Rwanda, nyine no kuba hatuye nkatwe. ahubwo wumve ko namenye gusoma ikinyarwanda ngeze hano kubera nyine ibyo bintu. ntabwo byatumaga umenya usoma ngo umenye. no nyine Rwanda ndi gutekereza ibyo bintu. wenda sinzi niba ariho tuniganye ijambo nawe yagira icyo avuga, ariko Imana ishimwe nibura kubashije kubivuga, ko biri kose hari ikigabanyutse, sibyo? Suzi channel ya Brian ntabwo mbazi. Brian ni nande? DJ Brian na Tejo. Brian yego, hari ibintu bavuze bimeze gutyo sa ni njyewe bavugaga. so ikibazo cyawe bari bakizi already. Rero ukeneye, hari umuntu witwa Nzirwanaho aravuze ngo uyu mwana akeneye therapist kandi uziha culture, nyine uzi umuco wacu, umuco wanyu wo mu nkambi, nyine ushobora kwandastanding ibyo bintu. Yego, rero uba ushaka umuntu uri very professional, uzamwishyura nta kibazo, amafaranga ntabwo ari ikintu cyatuma utakaza ubuzima bwawe. ariko nanone sheri wanjye, Imana yo mu ijuru irakora, irumva, iromora, birarema yakubwiraga nibyo nakubwiye byose. Wicare ubitekerezeho, ubikore byombi uko ari bibiri, ni ukuri izashaka inzira. Therapist uri professional niwe uzagufasha kumenya icyo ukora n'ibyo gisetse yakubwira. Urebye turi kuvuga ibintu bimwe twese ahangaha, ni uko buri wese ari kubivuga mu buryo bwe, ariko Imana iromora. Icya kabiri, uwo mutherapist ujya kumureba cyangwa se uwo psychotherapist, ubundi bibaye byiza wajya kwa muganga. Nyine noza therapy nazo zirimo ibice byinshi, uza gukora research, ubanza wimenye. ashobora kujya impamvu hano sinzi ukuntu hano bajya bakomeza ibintu abantu batuye muri Amerika cyangwa wenda mu bindi bihugu barabizi. Kesi ye kubera ifite nk'imbaraga, ntabwo akeneye kwiruka cyane nk'uko muri kubivuga ajya ku muterapist, kubera imyaka ntiragira 18. Exactly, nari ngiye kubivuga ibyo. Ni ukuvuga ngo atari yagira 18, imyaka ye ari considered under age. Kwihangana gatoya, twese turahari, tumukunze, yateze abantu amatwi, uwo ashaka wese yamubona muri twe. Yatari yagira imyaka agomba gutegereza, ntabwo ari myinshi. Urabona aracyari 17, abashyira mu bibazo n'abo bavandimwe. aracyari 17 w'umunyamerika ushobora kwihangana kumva iki kintu ntakinjiremo nk'uko kiri, ntibishoboka.
zirwanaho she's only 17 n'ikindi abantu bari 17 baba bakiri under age right now ashobora no bamufata nk'umwana therapist ashobora no kubona umutherapist uri free ashobora kuba bituruka kuri income yawe bareba ni buri student you're under age you could even get a free therapist batakwishyuza so you better do it now ubikora ubu narindire agira 18 ndashyira abandi mu bibazo yatubonye twese arakira ubwo ashoboye kuvuga iyo umuntu ashoboye kuvuga ntakurindira kandi rero n'umuterapist ntago wamugerayo ntakurindira murimo kumubwira ngo arindire kandi asigaje amezi oya njyewe ndimo kubabwira ahubwo kugira ngo nyine abone nyine therapist utabibumusaba amafaranga ashobora gukoresha n'iyi myaka ye nta nubwo bivuze ngo nabivuga abo bana bazajya mu bibazo ereka nabo bari under age family doctor yamumuha kurindira ereka nabo bari bato mwibuke ko bari bato bashobora kutajya mu bibazo byo gufungwa n'iki ariko uwanyuma yari afite imyaka uwanyuma wabikoze baba muri USA yari afite imyaka uwafungwe se kuki mufite imbabazi come on uwafungwa I don't uwo niba ari relative se we kubera wese ko atamubabariye none hanakuze uwo ajye muri jail ahubwo na mama we nta cyose bana yanjye njyewe nagiye no kubabara ari ibintu bya famille ibaze nka mama wavuze ngo ibyo bigeze bibaho bose bakabona none uwo yaranakuze ego ambe nikuze microphone yanjye oya mera buri gakoreshwa hari igihe mama we kuko ari ibintu bya famille ashobora kubihakana n'aba brother we agasigara ari wenyine nta n'ibimenyetso ashobora no gukora afite kuko yarakira akana gatoya umuvandimwe agakora ibintu biri crazy kubera gutinya amategeko ari hano agakora ibintu bibi nyine akica ibintu byose hari ikintu uwo nguwo atumvise ntabwo uwa nyuma yabikoze yarabigerageje yarakiri mutoya uwa mbere ntabwo nyine yashakaga gusa yabwiye mama wanjye ngo amubwire ngo ashaka kunsaba imbabazi shaka kuri filime ibisambo ku mutima Imana igukomeze sweetheart gusa nzi ko uzakira bizajya bivuga nk'amateka guys I'm sorry kubaca mu ijambo mwamugira inama nziza ariko the fact kuko akiri minor mureke kubifokasingaho cyane mureke gufokasinga n'ibizaza nyuma ariko igikenewe cyane ni help y'umwana apana bizaba ingaruka za help uyu mwana akeneye therapy akeneye professional therapist afite icyo bita ni PTSD post traumatic stress disorder ni biri mu mutwe and the only thing cyamufasha it's a therapist. Prayer is good, gusenga ni byiza ariko cyane cyane akeneye therapist yo kuganirizwa and ntabwo akeneye mu therapist gusa usanzwe akeneye therapist uzi culture yiwe and the language. So ibyo ngibyo mubwira ngo nabanza ategereze ngo 18, that's no sense. Inama nakugira sister ngewe nuko washakisha therapy depending on the state utuyemo. Ama state afite icyo bita ngo nama funding atandukanye. State urimo ntago nyizi ariko nimba state y'abademocrat baba bafite ama funding supporting ibyo. Kentucky you get a therapist, you have Medicaid, it's easy to get a therapist in Kentucky. Kandi cyane cyane nama nakubwira si ngombwa kubona therapist umuzungu gusura aho ngaho, ugomba gushakisha therapist usobanukiwe which disorder you have kuko bagomba kubanza icyo bita diagnosis. Ufite ikibazo kandi icyo mushima cyane ufite courage yo speaking up. The fact that you can speak up is a step you're taking. So bakugira inama nziza cyane ariko the best idea cyangwa se advice I can give you is to seek help, and by speaking up which you're doing, which is great, but also need a therapy. Yes. Zirwanaho uvuze neza cyane, uvuze neza. Ahubwo ndabona banyimye kwizezi, ntimugende kwizezi barazinyimye, reka mfungure